Inshuti bakunzi ba Kefa Rwanda Remarkable TV turabasuhuje. Aka ni kakanya rero twavuganye ko tuzajya dusangira ibiganiro bidufasha kugira ubumenyi ndetse bidufasha no kubungabunga ubuzima bwacu. Iki ni ikiganiro rero kijyanye n'imibereho y'ubuzima bwacu uko dukwiye kubungabunga bitewe n'ibyo dufata nk'amafunguro cyangwa se ibinyobwa. Kunywa amazi ni ikintu abantu bamwe bavuga ko cyoroshye, hakaba n'ubwo bagereranya ikintu cyoroshye no kunywa amazi. Uzumva banabiteramo urwenya bagira bati ibyo byoroshye nko kunywa amazi. Ariko hari n'abandi bavuga ko kunywa amazi ari kimwe mu bintu bigagora, bagahitamo kuyanywa ari uko bayavanze n'ibindi binyobwa nk'umutobe w'imbuto cyangwa se bayatetsemo icyayi n'ibindi. Ku rubuga wa#kent.co.in bavuga ko amazi ari ikinyobwa gitangaje kuko uretse kuba gituma umuntu agira ubuzima bwiza, kinafasha mu gukiza indwara zimwe na zimwe igihe zamaze kugera ku muntu. Amazi arinda za infection zishobora kwibasira abantu bato ndetse n'abakuze. Kunywa amazi ahagije bisohora imyanda mu mubiri, ibyo bikagabanya ibyago byo kurwara izo infection. Gusa nanone ngo ni ngombwa kunywa amazi meza kugira ngo umuntu yirinde indwara ziterwa no kunywa amazi mabi. Amazi yafasha umuntu urwaye za infection mu mpyiko kuko akenshi zijya gufata impyiko zahereye mu ruhago rw'inkari. Niyo mpamvu abaganga basaba umuntu urwaye izo infection kunywa amazi ahagije kuko biramufasha cyane. Kunywa amazi ahagije bituma nta munyu mwinshi cyangwa se ubutare byirunda mu nkari kuko aba yazifunguye. Kunywa amazi ahagije niyo nzira nziza yo gusukura impyiko zigahorana ubuzima bwiza. Kuri urwo rubuga bavuga ko nubwo abantu benshi bashobora kuba batabizi, ariko kunywa amazi ahagije bivura indwara zimwe na zimwe zifata mu myanya y'ubuhumekero, harimo asima ndetse n'izindi infection zifata mu myanya y'ubuhumekero n'izindi nyinshi zitandukanye. Amazi agira akamaro gakomeye mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije kuko amaraso asa n'ayoroha akanyura mu mitsi n'umutima ugakora neza. Kutagira amazi ahagije mu mubiri byongera acide mu maraso, bikazamura ingano y'ibinure bibi cyangwa se cholesterol. Kunywa amazi ahagije bigabanya ibinure bibi byitsindagira mu mubiri. Ku rubuga wa#healthcareassociates.com bavuga ko hari ibimenyetso byabwira umuntu ko atanywa amazi ahagije, aho harimo guhorana umwuka uhumura nabi mu kanwa. Kunywa amazi ahagije bituma umuntu agira amacandwe ahagije, ibyo bikarwanya za bagiteri mu kanwa cyane cyane ku rurimi, bigatuma amenyo n'ishinya bigira ubuzima bwiza. Mu gihe umuntu agira isuku yo mu kanwa ihagije ariko agakomeza kumva hahumura nabi, biba bishobora kuba biterwa no kutanywa amazi ahagije. Icya kabiri ni uguhorana umunaniro. Kutanywa amazi ahagije bituma umuntu ahorana umunaniro nubwo yaba yasinziriye neza. Ikindi, umuntu utanywa amazi ahagije ngo bishobora gutuma arwaragurika kuko umubiri utabona amazi ahagije, aho ugeraho ugatakaza ubudahangarwa. Ikindi kimenyetso kikwereka ko umuntu atanywa amazi ahagije harimo kwituma impatwe cyangwa se constipation mu rurimi rw'igifaransa, kuko ubundi kunywa amazi ahagije bituma igogora ry'ibyo umuntu yafunguye rigenda neza ndetse n'igihe cyo kwituma ntibimugore. Ikindi kimenyetso ko umuntu atanywa amazi ahagije, agira uruhu rukanyarara, rwumagara ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'uruhu. Kunywa amazi ahagije rero ni igisubizo ku bibazo by'uruhu bitandukanye. Ikindi, kuko umubiri w'umuntu udakunda kunywa amazi uba usa n'ufite umwuma, ageraho yumva akeneye kurya ibintu biryohereye nk'isukari cyangwa shokora, ku buryo byatuma umuntu arya cyangwa se akanywa isukari nyinshi atifuzaga bitewe no kuba umubiri we ukeneye amazi menshi. Ikindi kigaragariza umuntu ko adafite amazi ahagije mu mubiri ni uko atajya kwihagarika kenshi mu munsi. Ikindi, umuntu utanywa amazi ahagije agira inkari zisa nabi, bikaba byagira ingaruka z'uko yarwara infection yo mu nkari. Ku rubuga wa#healthline.com bavuga ko ibyiza bizanwa no kunywa amazi ahagije harimo gutuma umubiri w'umuntu uyanywa ukora neza, agatuma ahorana imbaraga ndetse n'ubwonko bwe bugakora neza. Kunywa amazi ahagije kandi bifasha abantu bakunda kurwara umutwe kuko ngo uko kunywa amazi akwiriye bituma umubiri ubona urugero rwayo ukeneye, bigafasha abababara umutwe biturutse ku kubura amazi ahagije mu mubiri. Abantu banywa amazi ahagije ngo baba bakumiriye icyo kibazo hakiri kare. Ikindi bavuga kuri urwo rubuga ni uko kunywa amazi ahagije birinda utuntu dusa n'utubuye tujya mu mpyiko
Kunywa amazi ahagije kandi byafasha umuntu wifuza gutakaza ibiro mu buryo bwiza. Ikindi, kunywa amazi ahagije bifasha umuntu ukunda kurwara ikirungurira kuko amazi asa n'agabanya aside mu gifu. Kunywa amazi ahagije kandi birinda abantu bakunze kubabara mu ngingo, nubwo kuri bo ngo kunywa amazi ahagije bitaba byoroshye kuko abantu barengeje imyaka 70 ngo ntibakunda kunywa amazi cyane nk'uko bimeze ku bakiri bato. Ku rubuga wa#mayoclinic.org bavuga ko ingano y'amazi umuntu yagombye kunywa ku munsi itandukanye ku bagabo ndetse no ku bagore. Ku bagabo amazi ahagije ni litiro 3.7 ku munsi, naho ku bagore urugero rw'amazi ahagije ni litiro 2.7. Ku bana ingano y'amazi bagomba kunywa ku munsi itandukanye bitewe n'imyaka yabo. Ni byiza ko umuntu abasha kumenya ingano y'amazi akwiriye kunywa bitewe n'ibiro bye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza butarangwamo n'indwara zidasobanutse. Dore ingano y'amazi umuntu akwiriye kunywa bitewe n'ibiro bye. Umuntu ufite ibiro 36 agomba kunywa litiro n'ibice 2 z'amazi ku munsi. Umuntu ufite ibiro 45 agomba kunywa litiro n'igice. Umuntu ufite ibiro 54 agomba kunywa litiro n'ibice 7. Umuntu ufite ibiro 63 agomba kunywa litiro 2 z'amazi. Umuntu ufite ibiro 72 agomba kunywa litiro 2 n'ibice 3. Ufite ibiro 81 agomba kunywa litiro 2 n'ibice 6. Ufite ibiro 41 agomba kunywa litiro 3. Ufite ibiro 100 agomba kunywa litiro 3 n'ibice 3. Ufite ibiro 109 agomba kunywa litiro 3 n'ibice 5 z'amazi ku munsi. Ufite ibiro 118 agomba kunywa litiro 3 n'ibice 8. Ufite ibiro 127 agomba kunywa litiro 4 n'ibice 2. Ufite ibiro 136 agomba kunywa litiro 4 n'ibice 5. Ufite ibiro 145 agomba kunywa litiro 4 n'ibice 7 z'amazi ku munsi. Burya abana nabo bagomba kunywa amazi ahagije kandi buri munsi. Umuti-health.com bavuga ko bitangaje kubona ukuntu amazi ari ingirakamaro kandi atarimo intungamubiri nyamara atariho natwe tutabaho. Mu bigize iyi si dutuye niyo yihariye ubuso bunini ndetse no mu mubiri wacu wose 2/3 n'amazi. Si twe gusa dukenera amazi ngo tubeho kuko ibinyabuzima byose aho biva bikagera bibaho kuko amazi ariho. By'umwihariko mu mubiri wacu muri rusange amaraso agizwe na 83% by'amazi. Ibisigaye bikaba ibindi nk'insoro, imikaya igizwe na 75% by'amazi. Ubwonko bukagirwa na 74% by'amazi, naho amagufwa ni 22% by'amazi. Bavuga kandi ko amazi agira uruhare runini mu mikorere y'umubiri wacu nko kuringaniza ubushyuhe, igogorwa ry'ibiryo, gusohora imyanda mu mubiri, kugira uruhu rwiza ndetse n'ibindi binyuranye. Niyo agenga ingano y'amaraso n'amatembabuzi yose y'umubiri, niyo akora amacandwe atuma tubasha kumira ibyo turiye. Afasha mu kunyereza no guhindukira amaso no mu ngingo. Atuma umubiri ugira ubushyuhe budahindagurika, niyo atuma habaho ubwivumbagatanye bw'ibinyabutabire mu mubiri. Afasha kwinjiza no gutwara intungamubiri mu bice bitandukanye, atuma ubwonko bubasha gukora, ashinzwe ubuhehere bw'uruhu, asohora imyanda y'ibyo twariye ndetse n'indi yose ikomoka mu mikorere y'umubiri. Igihe cy'ingirakamaro cyo kunywa amazi ku mubiri wa muntu, abahanga bavuga ko atari byiza gutegereza ko ubanza kugira inyota ngo ubone kunywa amazi. Mu gihe cyose ufite icyo urimo gukora, uba urimo gutakaza amazi menshi nubwo aba ataragukamukamo ngo utangire kugira inyota. Bityo ni byiza kubyimenyereza kuyanywa igihe cyose. Ni byiza kandi kuyanywa nibura iminota 30 mbere yo gufungura, gukora siporo cyangwa kuryama kugira ngo aho umubiri uyakenereye uyabone. Ntako bisa rero kunywa ibirahuri 2 by'amazi mu gitondo ubyutse. Amazi yose yaba ashyushye cyangwa akonje agira umumaro utagereranywa mu mubiri w'umuntu. wa#mayoclinic.org ho bagaragaza ko ugomba kunywa ikirahure cy'amazi kuri buri funguro n'igihe uri kurya, ukanywa amazi mbere, mu myitozo na nyuma yayo. Ugomba kunywa amazi kandi mu gihe wumva ufite inzara kuko bigufasha kumera nk'uyicogoje. Helen Barbo avuga ko kunywa amazi ashyushye bifasha ku bantu bakunda kwiyiriza. Abahanga mu by'imirire bemeza ko abantu bakunda kwiyiriza ubusa bakwiye kunywa amazi ayunguruye.
Amazi ayunguruye ni amazi yatandukanyijwe n'imyunyungugu akomoka ku gucanira amazi akabira, ubundi ibyo bitonyanga bikaza kuvamo amazi. Nk'uko tubikesha umutihealth.com, kunywa amazi ukibyuka ni ingenzi cyane ku mubiri kuko biwufasha kongera gukora neza. Tekereza nawe kuba umaze amasaha 7 cyangwa 8 ntacyo kurya urashyira mu kanwa. Niba warabyitegereje neza, ukunda kubyuka wumva mu kanwa hokera cyangwa se humagaye cyane. Ibi nibyo biba iyo uryamye. Kubera kumara amasaha menshi usinziriye, umubiri utangira kugenda ugira umwuma kubera ko ntacyo kunywa uba uri gufata. Niba ujya ubyuka wumva wumagaye, iyi niyo mpamvu ibitera. Ni byiza rero ko ukibyuka ugomba gufata ikirahure kimwe cyangwa se 2 by'amazi. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye, ngaho tunywa amazi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, bityo tubone imbaraga n'imbaduko zo gukora imirimo ituma twiteza imbere, tukanateza imbere imiryango yacu ndetse n'igihugu muri rusange. Kora subscribe kuri iyi channel, ni Keta Rwanda Remarkable TV. Njyewe ndibarusha impuhwe Bihoyiki Keve Christian, twari kumwe, tuzasubira ubutaha.